gitondo cya kane nagiye kubona mbona message iraje ati baby kanguhamagare. Ako kanya yahise ampamagara hanyuma arambwira ati guess what. Sikuri kumbwira ngo mvumbure sheri, ubwo niko ndi kubwira sheri wanjye ati fora ninde uri mu gihugu ubu ngubu. Nanjye ni undi uri mu gihugu. Ati baby naje kukureba, ubu navuye mu mahanga ndi mu gihugu naje kukureba. Nanjye nahise mubwira ni no bishoboka biteze ko nimugora twavuganye umbwira ko udahari. Aka kanya wageze ute uje kugatara se? Umusore yarambwiye ati ntabwo nari kubasha kwihangana pe, kuva njye nawe twahura ibintu byarahindutse. Ntabwo nkiri wa musore narindi we. Sinkibasha kuguheka, sinkibasha gutuza. Ikintu cyonyine nari nkeneye kwari ukuza kukureba nkakubona. Ibintu byo guhora nkumva kwijwi ntakuzi ntabwo bishaka. Basubije inyuma gatoya, uyu musore twahuye ku mbuga nkoranyambaga, turakundana ariko njye nawe twemeranya kuzabonana ari uko duhuye. Apana ibya video calls, iby'amafoto arimo filters, navuze no. Reka twebwe tukundane, tumenyane, tubwirane amabanga yacu yose, tuzahure dushimane duhita dukomerezaho. Ariko ibintu byo gutanga amafoto ya editinze hoya, tuzakundane twahuye. Ibyo bintu tumaze kubyemeranya, yambwiye ko ari mu mahanga, ari mu bintu byinshi, arimo kwiga, akora n'akazi bitamushobokera ko yahitaza. Twipanga ko tuzahura ariko bitari byihuse cyane. Uko twakomeje kujya kuvugana rero umusore yagezeho bimfata umurego, bifata indi ntera, niko kumamagara mu iki gitondo ati nahageze. Twavuganye nanga kubikubwira, nashaka gukora surprise, ahubwo nashakije uburyo nshobora kuza kumenya ahantu tuye neza birananira kugeza ubwo ngwamaga kanya nkubwira ngo ndi mu gihugu, twapanga tugahura. Ayo yari amagambo y'umusore. Ibyishimo byaramfashe pe, nanjye uwo musore naramukundaga, ndanamukunda cyane kubera ko niwe musore twahujije muri urwo rugendo rwose. Ariko wibuke ntabwo muzi isura, ntabwo ndamubona. Yamaze gukupa, tumaze kumvikana ko turi giye gupanga uburyo turi buze guhura, navugiye hejuru ntera urusaku ntangira kubyina ku buriri. Mushuti wanjye aho yarara arikanga. Ndi umukobwa nitwa Lina ngiye ndi kubabwira iyi nkuru mbana na Mia rero yaratunguye, yumvishe ndi gusakuza cyane agira ngo ni ikibazo mbaye, ariko nubundi ntiyarinze aza kundeba kuko nyari namusanze aho yarari mu gikona atetse. Ndamubwira ni Mia, guess what, my boyfriend is coming. Boyfriend wanjye yaje. I was so excited, nari nishimye cyane. Ariko ibyo byishimo byatumye mbwira Mia ko boyfriend wanjye aje, kandi nari naramuhishe ko mfite umukunzi. Yarabizi neza ko umusore twari twaratandukanye byarangiye. Hanyuma nkomeza kubwira Mia ko ndi single, kuko nanze kumubwira yuko nabonye umukunzi mukuye ku mbuga nkoranyambaga, kuko ntiyari buze kubinshyigikira mobe. None nari gushyira akantu ko kuvuga ko twemeranyije ko tuzahura, ntaranamubona isura, ntazindi ukuntu ameze. Yewe ntabwo yari kuza kubyemera. Ubwo ndi kumubwira gutyo, ndi gusimbaguruka nishimye cyane ko sheri wanjye agarutse mu gihugu tugiye guhura. Ngo yarameze nkaho atazi ikipe iri kurwana n'iyindi. Ati ese bite byawe, what's wrong with you, ufite ikihe kibazo? Nanjye mba namubwiye ni sheri wanjye yaje. Sheri wawe ndetse ahubwo wavuze ex wawe ko nzi ko mwatandukanye, mwarasubiranye se ntiwabimbwira? Ati ntabwo ari uwo ngo yewe. Ati n'undi musore tugiye guhura. Ati mwana hiso ameze neza cyane. Ese mwahuriye hehe? Nicyo gihe nari ngiye kumubwira ko twahuriye ku mbuga nkoranyambaga. Namwe ntitwarahuye pe, ntuze kunjajinga, ndabizi ugiye kuvuga ibintu byinshi cyane. Twarahuye ku mbuga nkoranyambaga, turaganira, twemeranya guhura, twabona dushimanye, tugakomeza tugakundana. Gusa ubu ngubu turakundana. Mbabare narabigwishe, ariko uyu munsi yaje mu gihugu, yabaga hanze, tugiye guhura. Umukobwa yari ari kunyitegereza, yakanuye amaso avuga ati nta kibazo ufite. Atangira kunkora ku gahanga kugira ngo mve ko nta muriro mfite cyangwa nta bindi bintu nanyweye. Ambwa ati se usige gukoresha ibiyobyabwenge nyine, ibintu uri kuvuga ntabwo byumvikana na gatoya. Njye nawe tubana muri iyi nzu. Umushiro wari ufite ndamuzi, mwaratandukanye. Lina, uwo muntu kuvuga ngo murakundana kugeza ubwo mupanga guhura, agaturuka hanze y'icyo gihugu akaza. Uwo muntu uri kumbwira ngo mwapanze kuzahura ngo mukabonana gutyo utarabona isura ye, ibyo bintu urumva nabyizera gute? Ubundi iyo nkuru uri kumbwira urumva ishoboka koko? Ndambwira ni Mia, you're my friend, I love you so much. Ndagukunda ariko
kuri iyi nshuro ntabwo nabihagarika, ndajya kumureba pe. Uburyo njye nawe tuvugana bwabyo niyo namubona, gusa uko nasanga ameze kose byananshimisha. Ntabwo nifuza kuba nahagarika n'amahirwe kujya kuri uno musore, and I am so sorry. Mia we yari yumiwe ndi kumubwira no magambo kuko ntiyumvaga ibintu ndi kuvuga ibyo ari byo. Arambwira ati okay, none se basi uza amazina ye. Amazina yakubwiye na yahi, amazina y'ababyeyi, basi bimwe mu byo yakubwiye biri faceless bitagaragara. Wenda ntiyakweretse ifoto ariko yakubwiye amazina, yakubwira hatuye, yakubwira hava, ababyeyi cyangwa se n'ibindi bintu byose umuntu ashobora kuba yamenya, bimbwire. Nambwiye amazina, yambwiye yuko yitwa ati amazina rero yambwiye ko yitwa Enoch. Ambwira ko yitwa Enoch, ambwira n'amazina ya papa we. Nyimara kubibwira Mia yahise yumva iyo myirondoro ihura n'umusore wo kwa ministry. Ati yo shano musikamo nguwo. Ati ibyo bintu byose umubwiye birahamya neza 100% ko umusore ari uwo kwa ministry, kandi ndabizi neza ko uwo musore atagukunda mutakundana. Nta nubwo yaba ari ku mbuga nkoranyambaga ari mu iyo mikino pe. I swear to God ntabwo ari we. Icara hasi ntiwirirwe ujyayo. Ndamubwira ni Mia, I love you, ariko for this moment ndajyayo and I am so sorry, ntabwo ndibuze kubihagarika pe. Ndamubwira ati Rina, ibintu uri gukora ntabwo bizi, bwo n'ubusazi. Uwo musore agiye kugushimuta cyangwa gukorera ibindi, agutera n'umwanya. Siwe pe, iyo myirondoro ni y'umuhungu wo kwa Mia, kandi umuhungu wo kwa Mia ntabwo yaba ari mu iyo mikino yo ku mbuga nkoranyambaga ngo ari buze gutereta abakobwa atanazi ngo bakore ibyo bintu. None se Mia umuhungu kwa ministry aba mu mahanga? Ati yega mu mahanga nyine, kurumva ko umuntu amuziho amakuru yose, niyo mpamvu nyine ari kukubeshya kari we. Ntabwo ati none se hari ikibazo ngiye kumureba nkasanga atari we, hanyuma ngiye nkigarukira. Mia arambwira ati niba wamara amaje rero umwanya wawe fate inzira ugende, gusa wirinde, ntabwo nshaka kuza guhura n'ikibazo, ndagukunda cyane, ntabwo nshaka kugutakaza cyangwa se kubona hari ikintu cyakubayeho. Ubwo nariteguye ntangira gushaka utwenda twiza two kwambara. Ibyo bintu byose Mia yarambwiye ntabwo nari nkibyitayeho, nari nanabyibagiwe pe. Uburyo nge n'uwo musore twari twarahuje yari yaramgize nk'umusazi. Nyuma yo guhitamo imyenda yo kwambara nafashe inzira ndagenda. Ubwo Rina yaragiye, hanyuma Rina agiye, Mia niwe wasigaye mu rugo ari kwitekera n'ubundi nk'ibisanzwe yari ari mu gikoni. Hashize akanya gatoya rwose n'isaha itaranashira, telefone ya Mia yarasonye. Bati ni Mia? Ati yego. Ati Rina uramuzi? Ati yego ni inshuti yanjye. Ati niba uzi Rina rero simbuka urebe ko waza n'utuntu twibanze umusange kwa muganga, akoze impanuka ikomeye cyane. Mia umutima wamuvuyemo, atangira gufata ibintu, afata ibintu bitandukanye ahuriza hamwe ngo arebe ko yagera kwa muganga. Ababaza ati se ibitaro ni ibihe, barabimubwira. Afata ibintu ariruka ajya kureba Rina. Yageze kwa muganga atakirwambaye, yahahamutse, atangira kubaza abantu bakora kuri reception, ari hehe mwambwiye ahantu ari? Ati se ninde uri gushaka muko? Ati ndi gushaka umukobwa bitari nabambwiye ko ari hano ngo akoze impanuka, nimumbwira ahantu ari, ndashaka kumureba, mumbabarire mumbwira, bambwiye ko akoze impanuka ikomeye cyane. Barambwira ati tuza gato yari muri salle d'opération, bari kumukorera ubuvuzi, bari kumuvura, uraba wihanganye, hanyuma baraza kumuguhuza nawe umurebe cyangwa se muvugane niba ari byo ushaka. Bidatinze bamweretse icyumba arimo, bamwerekana bayicaye, aricara ariko umutima utari hamwe uri gutera cyane, akajya yifata mu gahanga, akareba hirya, agahaguruka kongera akajya hirya, akagaruka, yumva umutima wamuvuyemo. Yagarutse aho ngaho aricara, akanya gashize gatoya muganga barasohotse, abarahagurutse namwegeti muga bimeze biti. Arambwira ati ni wowe uje kureba Rina? Ati yego. Ati Rina rero yagize ikibazo, yikubise hasi, akubita umutwe w'inyuma hasi, byaje kumuviramo ikibazo gikomeye cyane, kuko ubu ngubu biragoye cyane ko yazongera kureba. Ati kereka bivuwe, ariko bisaba amafaranga menshi cyane, ariko mu butabazi bw'ibanze twamukoreye aracyari harahumeka, ariko ntabwo azongera kureba. Ikiniga cyafashe Mia ararira,
harira nk'umwana, atangira gusakuza mu bitaro ko nabikubwiye, wagiye kugenda nabikubwiye, n'ubundi nabyiyumvagamo. Ibyo yari ari kuvuga bo ntabwo bari babizi. Arangije aravuga ati none se muga wambabariye nkajya kumureba. Aravuga ati baretse harabura akanya gatoya, hari bitaratungana, mu kanya baraza kuguha umwanya winjire mujye kumureba. Ubwo ako kanya kararangiye, hanyuma mu ruhushya yinjira mu cyumba ajya kureba Lina. Yasanze Lina aryamye yo ngaho ku gitanda, haziritse apfutse ibipfuko byinshi ku mutwe, bimwe bikiriho n'amaraso ahumirije. Yari ari muri koma, yaratabasha kuvuga. Yakomeze kwicara aho ngaho, ari kamarira ari gushoka, ariko akanga gusohora ijwi kugira ngo ataza gusakuza. Komeza kurira, akajya yujujisha ku mutima ati nakubwiye ujya kugenda, wajyaga hehe? Hashize umwanya munini yicaye aho ngaho, agiye kubona abona Lina arinyeganyije. Arangije ahita amuhamagara ati Lina. Lina nawe ahita amubwira ati Mia. Agiye kwiguka, Lina yumva arababaye. Amubase Lina, bimeze bite ko numva ndi kuribwa? Ubwo Mia we yararaho ngaho atazi ikintu cyo kumubwira, afunguye amaso. Lina ahita abwira Mia ati se Mia, ko turi mu mwijima wacanye itara? Mia amarira agashoka kugira ngo agire ikintu avuga. Ati se ko turi mu mwijima wacanye itara bimeze bite? Lina akomeza kumubaza impamvu atari gucana itara. Mwese ko turi hano, se ko ndumva ndi kuribwe n'ibiki mambiriye ku mutwe? Mia ubwo yaramwegera amubwira ati Lina, wakoze impanuka, bikubise hasi hano turi kwa muganga, urapfutse. Ati hanyuma ibyo kuba turi mu mwijima, ntabwo uri mu mwijima. Ati hano hantu harabona, ahubwo muganga yavuze ko impanuka wakoze yari ikomeye cyane, ntabwo uzongera kureba. Lina yaravuze ati no, ntabwo bishoboka, ngo ntabwo nzongera kureba. Gahinda karamwishe, bose bararira. Mbwa ati wakoze impanuka ikomeye cyane, muganga atubwira ko watakarije ubushobozi bwo kongera kureba. Hari amahirwe y'uko ushobora kuba wakira uvuwe, ariko ngo birahenze cyane. Ubwo ntibwatinze, yamaze koroherwa, Mia aramufata, barataha bajya mu rugo. Lina yaratangiye ubuzima bwo kubaho nk'impumyi. Mu rugendo rwo kujya kureba uwo musore Enoch, nta nubwo yigeze agerayo, nta nubwo yigeze amubona. Enoch nawe aho yari yarakaye, aho bari bavuganye bahurira, yahagaze yahagurutse, yamagaye telefone nk'inshuro miliyoni, umukobwa atamwitaba. Taha afite umujinya, avuga ati umukobwa muhamagare ambwire kaje narangiza ambeshye. Ubwo Enoch yageze mu rugo, abwira mama we ati umukobwa arambabaje mama. Ati se bigenze bite muhungu wanjye? Ati nagiye kureba umukobwa ngo duhure, niwe muntu wamvanye mu mahanga nzana hano. Atari karambabaje, ndagiye nicara muri restaurant ndaseba, ahantu hahenze, nanjye niteguye neza, ubona ko nambaye neza, mvuga ngo ngiye kureba umukobwa, yanga kuza, yanga no kumbwira ko atari buze. Ndamuhamagara, telefone ntiyayifata. Mama arambwira ati ariko njye narabikubwiye, uri kwiruka ku bantu utanazi, kandi njye nakuboneye umukobwa mwiza mugomba gukundana, umukobwa ufite amafaranga ugomba gukunda. Umusore tumubwira Enoch aramubwira ati wape mama, ibyo by'abakobwa bo byiyorere, reka njye kuryama ndananiwe. Nibwatinze rero, Lina yatangiye kwicuza, tangira kwicuza impamvu yamenyeye n'uwo musore. Amubwira ati Enoch, ibi bintu byose bimbayeho kubera wowe, sinshaka kongera kukuvugisha, sinshaka kongera kukwitaba, niwe mpamvu yo kugira ngo mbe impumyi. Iyo ntaza kukureba nari kuba nibereye mu rugo, ntabwo nari kugira ikibazo mba. Mia aramubwira ati ariko nubwo uri kuvuga gutyo, ndumva njyewe nawe kuri kumurenganya. Enoch si we wari ugutwaye. Enoch nimwigeze muhura,
niba ari kuguhamagara inshuro nyinshi muko mwari mwavuganye, nubwo ufite ubwo burakari cyangwa se utamuzi mutahuye, ariko niba yari yageze ahantu mwahurira, wakamwitabye ukamubwira uko byagenze ukamusobanurira. Rina ati ntabwo ibyo bintu bikeretse nshaka no kongera kumuvugisha. Namurakariye, niwe ungize impumyi. Miya ati ntabwo ari we ukugize impumyi, wibeshyera umusore w'abandi, kandi amaze guhamagara inshuro nyinshi pe, inshuro nyinshi zishoboka. Wafashe telefone. Rina ati wapi pe, ntabwo ndi buyifate. Ubwo Enoki nawe ahantu ari yarara yicaye avuga ati kandebe ku basi ya maka message, gasubira ahandi ku rubuga bandikiranagaho wapi, kamuhamagara kuri telefone, umukobwa akanga kuyifata. Enoki gusinzira biranga, avuga ati kubera iki koko, gute nakwifata nkava mu mahanga nje kureba umukobwa akankora ibi bintu, at the end of the time akankora bino bintu, ntamenye impamvu, habe no kumbwira ko atazaza. Ijoro rigahita ine rigataha. Enoki agakomeza guhamagara Rina. Miya abonye ukuntu bahamagara Rina inshuro nyinshi ntayifate, yaje gufata icyemezo cyo kuvuga ati ariko ndeka ndebe n'umusore wariwe. Ubwo Rina rero amutangiye kubaho ubuzima bwo kugenda nk'impumyi akabakaba, yarashatse n'inkoni. Umunsi umwe Miya afata telefone ye, Rina atabizi, ajyamo areba nimero za Enoki, arangije arazihamagara. Ati alo? Ati ni Rina. Enoki akimara kumva iryo jambo ngo ni Rina, yahise ashigukira hejuru avuga ati Rina, bimeze bite? Byagenze bite kuki utamamagaye nyine ko nakubuze? Yakumaze ibintu byinshi, ahita amubwira ati telefone yanjye barayinyibye, nahuye n'abambuzi barankubita, baranyambura, baranyaka ibintu byose nari mfite, telefone yanjye barayiba, nimero yawe ndayibura, nari naje kukureba. Ati byansabye gusubira ku rubuga ahantu twahuriye, njya kureba ahantu wampayemo nimero, ati nibwo nzibonye, ubu ngubu nibwo nguhamagaye, iyi nimero ni nshyashya, niyo mpamvu ubona utayizi. Enoki ati it's okay, nta kibazo, ati ku byagenze ntago nakurenganya, ati none se warese tugapaka tugahura none tukibibasha, cyangwa se ukabwira ahantu ninkaza kukureba. Umukobwa aramubwira mwibuke ko arimo guhamagara Enoki, ati ntabwo waza hano, ahubwo reka dushaka ahandi hantu duhurira, ahubwo reka tujye aho twari twavuganye ko duhurira, aba ariho duhurira. Ubwo umusore amaze kumubwira ngo reka tujye aho twari twaravuganye, kubera ko Miya atarahazi kandi ari we wigize Rina, aramubwira ati wongera uhambwira, ubu ngubu so sinahibagiwe. Hanyuma umusore ahabwira Miya, ariko azi ko ari kubwira Rina. Ubwo ntibwatinze rero Miya yahise yitegura ajyayo, abwira Rina ati ndagiye hari ahantu ngiye ariko ndibuze kugaruka, niwumva nanatinzeho nyine ubwo uragerageza ibishoboka byifashe, ibiryo nabigushyire hano hafi yawe. Ubwo aragiye bajya muri iyo resitora, umusore yari yambaye neza yamutegereje, umukobwa nawe mu kakanzu keza k'umutuku n'udukweto dushinguye dufite utuntu turi kugenda turabagirana, n'imisatsi iteguye neza. Baragiye maze Enoki, oh is that you? Ni wowe nuko nguko usa? Miya, ariko mwibuke ko Miya ari kugenda mu izina rya Rina, ati ni njyewe. Ubwo Miya nageze iyo yasanze umusore ari wa mwana wo kwa minisitiri n'ubundi, arumirwa, aravuga ati ni njyewe. Ati ye baba, you so amazing, you beautiful, ati urasa neza n'ukuri. Miya ati urakoze. Ati so Rina, urabyumva ute nyine, like how are you saying, uri kumbona gute? Ati ndabona umeze neza cyane. Ubwo nibwatinze barasangiye, hanyuma baza gutaha. Bageze hagati, Miya ashaka gusoma Enoki, Enoki arabyanga, aravuga ati okay nta kibazo. Miya ava mu modoka aragenda. Enoki asigaye mu modoka aribaza se ko ndi buno umukobwa ndi kumva wagira ngo ntabwo ari we, ko ndi kumva hari ibintu biri kuba, ndi kumubaza ibintu nkumva ntabyo azi, nta nubwo mufitiye feelings nk'uko byari bimeze. Se nuko ngo gukunda n'umuntu mutaziranye bimera, ariko ndi kumva wagira ngo ntabwo ari we.
arambwira ati okay ariko ubura nzagenda mbimenya, wasanga wenda ruko yari afite isoni cyangwa se atazi ibyo kuvuga, cyangwa se akaba yise asanga nanze wenda ko ndi umwana wo kwa minisitiri akaba ariyo mpamvu yagize ubwoba, wenda birashoboka. ubwo Enoch yahise yatsa imodoka arakomeza yerekeza mu rugo. Ageze yasanze mama we yamuteguriye wa mukobwa yamuzanye, abaramubwira ati ngwino wicarane uganirize umushyitsi. Arambwira ati dore wa mukobwa nakubwiraga ni umuhanga, ni umunyamategeko, azi ubwenge, afite amafaranga, ati rwose we nawe mubanye byaba byiza, ati nanjye nakwishimira no guterura umwana wanyu mwazabyara, ati dore umukobwa mwiza wo gushaka Enoch. Arangije arambwira ati mama mbabarira pe, ninjye ufite amahitamo yo guhitamo umuntu tuzabana, kandi mbabara ntabwo uri kugusuzugura, reka amaguruke no ku meza yanyu nigendere, niba ari bimwe arimo mpamagariye. Ati muryoherwe. Araguruka arigendera. Mama wararakara musanga mu cyumba aramubwira ati Enoch narakubyaye ninjye uzi ikintu cyiza kuri wowe, ugomba gukunda umuntu mpisemo, ibyo bintu byo kuvuga ngo urakunda abandi bantu ntabwo byemewe, ukunda uriya mukobwa ninjye uzi icyo ukeneye. Ati aho umuntu mukuru ashobora kureba yicaye, umwana yagiye kuhareba arahaguruka. Ati niyo mpamvu ugomba kumva ibyo nkubwira, kubera ko ngiye hari ibyo ndi kureba wowe utari kubasha kubona aka kanya, ndi nyoko ndakuruta nyubaha. Arambwira ati mama ntabwo nzigera nubaha ibintu mbwira, mfite uburenganzira bwo guhitamo umuntu nkunda, apana wowe ukunda. Hagati ku rundi ruhande Mia yageze mu rugo, ntiyigeze abwira Lina ko yavuye kureba Enoch, ahubwo yahise yihutira gufata nimero, afata nimero ya Lina asibamo nimero ya Enoch, arangije asevingamo ikinimero kitabaho. Urumva ko Lina kubera kubura ubushobozi bwo kureba yatangiye kujya akoresha ama application amufasha kuba yamenya amazina y'abantu ariko mu buryo bw'amajwi atabisoma kuko ntiyabashaga kuba yabireba. Afate noneho nimero itabaho aba ari ya saving aho amazina ya Enoch, kugira ngo Lina najya gushakisha Enoch agiye kumuhamagara azamuhamagare ntibikunde. Ubwo urukundo rwatangiye gukomeza hagati ya Mia na Enoch, gusa Enoch we yarazi ko ari gukundana na Mia. Igihe cyarageze uburakari bwa Lina burashira, nawe atangira guhamagara Enoch ariko yahamagara nimero nticemo, ubwo urukundo hagati ya Mia na Enoch rurarimbanije. Ageze ubwo ngubwo Enoch aramubwira ati ndashaka kugupresenta mama hora mfite ibintu ntashaka nzanira abakobwa nashaka gukundana nabo, ndagira ngo uzi iwacu ngo presente, hanyuma nyine mama abone ko mfite umusheri atari uko namubuze. Ahari indi mpamvu nshakira umusheri nuko atekereza ko nta musheri mfite, ndashaka kuza mu rugo. Ubwo Mia yarabyemeye, yambara neza ajya iwabo. Yagiye yaguriye utuntu tw'impano mama we, yari umumama w'umusirimu cyane, amugurira udushanete tw'utuzahabu, arangije aratumuhereza. Kubw'amahirwe mama wa Enoch yahise akunda Mia cyane, avuga ati ni byiza cyane, ndabona utagize amahitamo mabi muhungu wanjye, nubwo utanshimishije ngo uhitemo umukobwa naguhitiyemo, ariko n'uyu ngo wahisemo nta ribi. Ubwo ngubwo ntibyatinze batangiye kujya bagendererana, Mia akaza akabasura mu rugo. Hanyuma mama wa Enoch aza kubaza Mia ati ese iwanyu nihe? Mutuye hano muri uyu mujyi? Arambwira ati oya, iwacu baba mu Bwongereza, bose uko ari bombi bansize hano kubera ko ngiye ndimo ndakurikirana ibyo kwiga n'akazi kanjye, numvaga nashaka kugasiga. Ati kandi nibitari nibyo ngibyo nikundira igihugu cyanjye, ntabwo nashaka kujya kubakurikira mu mahanga. Ibyo bintu yavuze Enoch yasanze ari ubwa mbere byumvishe mu matwi, kuko Lina wa nyawe ntababyeyi agira, ni imfubyi, niko yari yarabwiye Enoch. Ati ndetse mama we akomeza kubaza ibibazo Mia, ati ndetse ababyeyi bawe bakora iki? Ati papa afite company, ati mama nawe ari n'umwarimu muri university yo mu Bwongereza, ati nyine nanjye nigumira hano nyine nkora bisanzwe. Wa mubyeyi wa Enoch yumvise ko umwana ari wo mu bakire, ahita avuga ati nibyo pe, kuko yari umubyeyi ukunda amafaranga, n'igituma yashakiraga umukobwa Enoch uko bakundana yashingiraga ku mafaranga, yo umubyeyi wikundira amafaranga. Umubyeyi ahita avuga ati aho ngaho ni sawa cyane. Ariko Enoch ibyo bintu
Mia ari kuvuga, wibuke ko Enoke azi ko Mia ari we Lina, nibwo bwa mbere arimo abyumva. Barangije batandukanye ati ibintu bavugaga ko ntari kubyumva, ko numva ntaza ahantu biri kwerekeza. Namwe aterega nanjye narakobeshye, nanze kukubwira ko mfite ibintu byinshi cyane kugira ngo utankundira ubutunzi, unkundira uwondiwe. Uyu munsi urankunda rero, niyo mpamvu ndi kukubwiza ukuri, and I am so sorry niba narabikubeshya, ariko narigira ngo udakururwa n'ibintu, ntabwo nari naramenya umunye n'umusore wuriwe. Ariko Enoke ntabyumve neza, ati ngiye buri munsi mbona ari ikintu kitagenda neza. Undi what's wrong? Ubwo Mia amaze gutaha, Enoke yaraje abwira mama we ati mama ngiye ndi kunura umukobwa nawe ntamushaka. Mama aravuga ati ufite ikihe kibazo wa musore we? Ngo haye umukobwa uramwanze, nunzaniye ndamwemeye, none nawe ngo uramwanze, ubundi unshaka iki? Uriya mukobwa mukunde cyangwa ukundi ubona guhaye. Atari ko mama ntabwo uri kubyumva neza, ngiye ndi kubyiyumvamo ko uriya mukobwa atari we, imvugo ntabwo ari we, ndamubwira ibintu twajyaga tuganiraho nta na kimwe azi, ari kuvuga ibintu nkumva byose ni bishyashya, ibi bintu bimeze biti? Ntabwo ati shaka umwanya witekereza, ufite ikibazo sibyo? Ubu ndamubwira ngo uri kumbaza se umukobwa wakunze aho nta akamukubajije? Ati nyine ndi kumva atari we. Ati ubundi si ibintu byo kujya gukundana ku mbuga nkoranyambaga wabitangiye ryari, ko nawe uzikoraho? Ati ibyo nta nubwo mbizi, uri icyo nzi cyura namukunze bari gukunda, cyangwa se niba byanze ukunda ubona guhitiyemo. Enoke byaramucanze, ajya kuryama yifata mu mutwe, aravuga ati none nanjye ubanza nasaze, mfite ikibazo ahari, ibiki biri kujya mbere ko ndi kumva ntazi ibintu ukuntu bimeze. Yarabyakira avuga ati kwenda hari ndewe impinduka zageraho zishire. Ubwo ku isabukuru ya Lina, Nick yarihuse ajya mu rugo, ajya kureba Lina kuko Mia yari yaramweretse ahantu atuye. Wibuke ko Enoke azi ko Mia ari we Lina. Hanyuma ageze yarakomanga, yasanze Mia adahari, ahubwo hari yo Lina wa nyawe. Lina amaze kumva bakomanze ku rugi, yaje akabaka barakingura. Akinguye, Enoke yaragaze ku muryango afite n'indabo nyinshi aziteruye. Arangije baramubwiye ati mumeze mute? Ati se mwatubwirira Lina ko tumushaka? Mwibuka waje gukingura ni Lina wa nyawe. Mia yabeshye Enoke kari we Lina. Arangije aramubwiye ati Lina kandi ari njyewe? Aramubwiye ati unyihangane ntabwo nabonye ko utari kureba. Atari ko nginje kureba Lina yagize isabukuru ye, nari mutunguye ngenda umukunzi we. Lina arumirwa, aramubwira ati ni njyewe Lina kandi uyu munsi ni isabukuru yanjye, none si bwo gute uri gushaka undi Lina? Lina itavuga ati wait, ko numva uri kuvuga nka Enoke twigeze guhura ku mbuga nkoranyambaga. Enoke nawe yumvishijwe, yumva koko ni Lina. Yari kuyindabya ashyira hasi, avuga ati Lina ni wowe? Lina nawe ati Enoke ni wowe? Barahoberanye, ahita yicara. Hanyuma Lina atangira kumuganirira, aramubwira ati umunsi nza kukureba nahuye n'ikibazo ngira impanuka, niyo yateye uburwayi uri kubona ntabasha kureba. Nyuma nza kukurakarira, numva sinshaka kukuvugisha, wampamagaye kenshi narabibonye pe, gusa ariko nanjye nagerageje nyuma uburakari bushinze nshatse guhamagara, telefone yawe ntiyacamo. Ati none se ubwo umuntu twahuye ati wana n'umuntu witwa nde? Ati yitwa Mia. Arambwira ati uwo muntu ni inyamaswa. Ibaze ko uwo mukobwa yaje ambwira ko ari we Lina, dubungu nari nje kumureba, ari we nje kureba. Lina yararize, arambwira ati ntabwo inshuti yanjye yankora ibyo bintu. Umusore nawe arababara cyane, ati gute ashobora gukora ibi bintu? Ese kuki utambwiye? Lina ati sinari kukubwira, niko telefone nyine byagenze gutya. Amuhaye telefone asanga nimero barayihinduye. Ikindi kintu cyakurikiyeho, yaricara avuga ati uyu mukobwa mubana n'umugome. Ako kanya nawe umukobwa yahise yinjira Mia, arangije ahita abona Nick, ahita abona Enoke yicaye aho ngaho. Arangije avuga ati Enoke wageze hano ute?
kutigeze umbwira. Ahita ambwira ati ndavuze ngo hitumereze impeta yanjye. Ndavuze ngo mereze impeta yanjye, yari yaranamuporopoje. Igikuremo gira vuba vuba yimereze. Umukobwa atangira kuzenguruka muri soro, batangira kwirukanka amufata ati mpereza, ifata gatoki ayikuramo. Turi inyamaswa, uri umukobwa mubi. Ni gute wakwifata ugakora ibi bintu ukabikora inshuti yawe? Ukabeshya ngo uri Rina kandi ubizi neza ko utari we. Wari ugamije iki? Wumvaga kuri kutazamenyekana. Aravuga ati ariko njyewe uyu mukobwa yarakwanze, njyewe nkwihitiramo. Nabona gukeneye urukundo. Ko yakwanze nkaguhitamo ikosa ni iryanjye. Kandi ikindi si ubundi urabona umukobwa ko yamaze kuba impumyi, wamufata ukamumaza iki? Uranyeneye Enoch, mereza iyo mpeta nyambara njye mba umugore wawe. Enoch ati ntabwo nayiguha, wamugambanye, wamugomewe. Nta kindi kintu cyabaye, yararakaye. Ubwo Rina we yarari kurira, marira yabaye menshi, yabuze n'ikintu na kimwe avuga. Enoch yafashe Rina aramubwira ati Rina humura, wiri gucamo ndabizi, kandi umutima wanjye n'umutima wawe biracyari kumwe, ntabwo nzigera ngusiga. Ibyabaye byose ntukiyumve gutyo, it is okay, ndahari ku bwawe kandi ntabwo ndibuze kugusiga. Ubwo Nick yarasohotse n'umujinya mwinshi arataha. Mia yaravuze ati nturebe ibintu nkoze Rina. Ati urye njye, ubu ni njye nawe. Wajyaga kuvuga ukuri, ntabwo ari we wavuze ko utakimushaka. Ko nari namwifatiye, ko wavuze ko utakimukeneye, wajyaga kuvuga ibiki? Ati ubwo ni njye nawe hano muri iyi nzu, ni nk'ipusi nk'imbeba. Ubwo ngubwo ntibyanatinze, umukobwa yatangiye kumwishisha inzara, atangira kumwima ibyo kurya, inzara iramwica. Hanyuma Rina ahamagara Enoch, aramubwira ati Enoch, koko wambabariye ukangeraho. Yaje yiruka atakirwambaye, ahageze aramubwira ati se basuzanye ibiryo? Ati wapi? Ati none se ubwo uje gute utazanye ibiryo? Amutekerereza uko uwo mukobwa amufata, akamwogesha ibyombo atareba, akajya kumuzanisha amasahane, yamena ikintu akamutoteza, amufata nabi pe, akamwima n'ibiryo. Enoch yafashe icyemezo cyo kumujyana iwabo. Ageze wababwira mama ati mama ndabizi neza ko n'umukobwa yabeshyaga, dore nguyu uri na wanyawe nguyu. Nyina ati uwuhe? Ati uwo nde wamurandase. Ati ntabwo ibyo bintu bigishoboka, nkirimo umwuka ntabwo nshobora kubona umuhungu wanjye ahura n'umukobwa w'impumyi ngo babane. Ati ibyo ngibyo byo nabirwanya n'abakurambere nkabahamagara. Ntabwo ushobora kubana n'impumyi, nibishoboke Enoch, subizayo uwo mwanda cyane hanze. Ati mama genzura ibyo uvuga, ntaza kukubahuka. Uyu ni umukunzi wanjye, ibyo ari byo ntibikureba. Ati Enoch mbabarira, nanjye utaza gutuma nkora ikintu kibi, sohora uwo mwanda uvane hano. Ati mama urongera kwita n'umukobwa umwanda, ndaza kwibagirwa kuri mama. Agomba kuguma hano, akahaguma, ni umukunzi wanjye. Atarike Enoch ufite ikihe kibazo? Nagwaye umukobwa waramwanze. Uwunza niyo uri class umeze neza ntumushaka, none ugeze aho nshakira impumyi ukayinzanira mu nzu koko? Enoch aramubwira ati nabivuze n'ibyo ngibyo mama. Turabizi kuba mu nzu yanjye udatuma nkusubiza mu rugo ukasubira mu nzu yawe tugatandukana. Icyabaye ni iki? Yaravuze toke nta kibazo. Ubwo ntibyatinze, Mia nawe yahisaza bakurikiye, yinjira mu rugo kwa Enoch. Aravuga ati nanjye ariko ndaje kuba hano. Byo kuvuga ngo uraza gufata uyu mukobwa w'impumyi utareba ngo aze kuba hano ngo niwe mugira umugore wawe. Ndaje mbe hano kubera ko nanjye wanteye inda. Ndatwite ntwite inda yawe, ndi umugore wawe, uzadutunga turi babiri niba ari byo wahisemo. Nta soni wowe uramporopoza tukaryamana, warangiza ukambwira ngo ntabwo uri buze ngo kuntunga. Ibyo bijya kuba byo kumuporopoza, umukobwa yabonye impeta. Umusore ari kubitekerezaho ko azamuporopoza ariko atarashira amakenga yuko ari we wanyawe. Hanyuma umukobwa ayibonye, arayifata, arayiyambika, abwira umusore ati ya impeta nayibonye, nta n'impamvu yo kwirirwa tubitinza. Ibyo umusore yabibwiye mama, aramubwira ati ariko se uyu uri kuvuga ngo umukobwa ngo yiyambitse impeta, niba wari wayiguze kuyimwambika akaba yayibonye akayambara, ikibazo ni iki? Ubundi wari wayiguze kuyikoza iki? Ati ni ibyo ngibyo. Uwo munsi uwo mukobwa yaraje arasedusa Enoch kugeza igihe baryamanye. Nayo mpamvu yari agarutse muri urwo rugo avuga ati wanteye inda
ntabwo rero twatandukana, tugomba kubana kuko ndagutwite. Noneho Lina yarabyumvisha arababara ati ayikunde ibintu biri kumbona ibiki. Abwire Enoki ati mu mbaraga nke usigaranye mfata unsohora unjyane hanze nigendere nsige amahoro mu nzu yanyu, mama wasigara yumva ameze neza, usigarane na Mia mukundane. Enoki aramubwira ati Lina tuza, ibi ni njyewe ndabifite. Ubwo ntibyatinze Lina bamusize aho ngaho, Enoki aza gusohoka ajya mu kazi. Agarutse yasanze Lina bamufashe bamusohora mu nzu bamujyana ahantu atazi, bamutereka kure cyane. Atashye babajije ati se Lina ari wese bararebana. Wibuke Mia yaje muri urwo rugo yanze kuhava ngaratwite. Ubwo Lina na Mia na mama we bari muri urwo rugo. Ubwo Mia na mama we kubera ko bari bamaze guhuza bo bikundana, ko mama we yakundaga ubutunzi kandi yumvise ko Mia ari umwana wo mu mafaranga, yahise afata umugambi bafata Lina bamujyana kure bajya kumujugunya. Enoki atashye arabaza ati Lina ari ati ibyo bitubaza turabizi, mubaza ahantu ari. Hamagaye telefone yumva soneye mu nzu, agiye kumureba asanga siwe telefone niyo hari yonyine. Atangira kujya gushakisha ahantu hose mu mihanda, arahamagara. Ageze ahantu kure cyane asanga bamutaye ahantu muri rigori. Aramuhamagara ambwira ati uri hehe? Yumvisha ahantu ari kuvugira ariko atari kumubona neza. Arebye amusanga muri rigori, arajya kumukuramo. Arangije aravuga ati Enoki mbabarira unsubize mu rugo hano nibera ngiye kuba ubuzima bwo gukabakaba. Aya marushanwa ntabwo nyashoboye, ntabwo nyabashije, nsubizayo, nsubiza iwacu, nsubiza iwanjye bariho njya kuba. Arambwira ati hoya tugende. Ubwo aramufasha mwinjiza mu modoka basubira mu rugo. Bageze mu rugo ako kanya Enoki yari yarakaye cyane, ahita abwira Mia ati sohoka, ngwino tugende tujye kwa muganga ujye gupima ndebe ko iyo nda yitwite. Yaramufasha aramusohora amwirukankana. Bageze hanze kuko yabonaga ko Mia yabonaga ko Enoki yabaye seriye, ahita ambwira ati nta ninda ntwite, ngiye nta nda ntwite, mugende mukomeze iby'inkundo byanyu. Ararakara avugira hejuru cyane aragenda. Ntabwo ati sinakubwiye uyu mukobwa n'umugore utiga ntabwo urukundo yanshakagaho. Ahita ambwira ati wowe mama nawe pakira ibintu byawe ugende umvire mu nzu, usubire mu nzu yawe mu cyaro, ntabwo ngukeneye mu nzu hanjye hano. Ubu ngubu ni njyewe n'umugore wanjye nige tugomba kubana, sinye bakeneye. Mama waratakamba aravuga ati mwana wanjye mbabarira ntabwo winsubiza mu cyaro, reka ibyo bintu simbishaka, hafi. Lina arambwira ati ariko Enoki ntabwo ari byiza kuba wakwirukana umubyeyi, reka gume hano nta kibazo. Ati oya nagende, niba atagushaka nta muntu nshaka, ubwo utagushaka wese ave hano. Mama arambwira ati mwana wanjye winyirukana mu nzu, ndashaka kuguma hano. Lina arambwira ati Enoki ariko wamureka akahaguma. Ati mama nguhaye ukwezi ko kugerageza, n'ubu utabana neza na Lina bizakuvamo ingaruka yo guhita usubira mu cyaro, kandi ibintu ndabikubwiye ntabwo mbisubiramo. Umubyeyi yarabyemeye. Hanyuma hashiye iminsi mikeya bahise bapanga kujya kuvuza Lina. Bamwishyura amafaranga kuko baraba umunyamafaranga, bafite amafaranga menshi. Barangije bakorera operation Lina. Ubwo ku munsi wo kugira ngo bakureho ibipfuko barebe ko niba yaba byakoze biri kure ari kureba, Lina yabwiye muganga ati mbabarira nutujye no kugerageza ko ndi kureba, umuntu wenyine uraba unyicaye iruhande ari Enoki kuko niwe nshaka kubona. Bahamagaye Enoki araza afite ikirabyo cyiza kinini kimeze neza, yambaye neza. Barangije batangira gupfukura Lina. Bapfukuye Lina baramupfukura, bamubwira ati humiriza, arahumiriza. Bakuraho utuntu twari turi ku maso, baramuhanagura neza utwunzwe n'utundi twanda twari turi ku maso twaterwaga n'ibyo gipfuko bari bamupfutse. Bamuhindukiza bamwerekeza uruhande Enoki yari arimo. Barangije bamubwira ati ngaho reba.
yubuye amaso arareba abona Enoke umusore mwiza, amarira aramanuka. Nta kindi kintu yakoze, yaregutse gato Enoke nawe ahita amusanganira, barahoberana umwanya munini cyane. Mama wabo nawe yinjiye ari kurira cyane, aravuga ati bana banjye urukundo ruratsinda, mumbabarira ahantu nakoze amakosa hose, urukundo iteka ryose ruzahora ari urukundo. Ati Rina mbabarira, atungu niyemeje kubafata nk'abana banjye, ati ndahari ku bwanyu, ati nta kibazo mama. Uwo ni Rina wabivugaga. Bararebana, hanyuma bose barahaguruka bakora uruziga, batangira gushimira Imana yongeye guha kureba Rina. Naho ngaho inkuru yacu y'uyu munsi irangiriye, nizere ko yakuryoheye. Tuzajya tuzana n'izindi nkuru nziza kandi zitandukanye zishimishije. Icyo utakora ni ukuva hano udakora subscribe, cyangwa se ngo inkuru isangiza abandi bumva uburyohe bw'inkuru ziba zibiri hano, kugira ngo tujye turushaho kuryoherwa kandi twishime tumeze neza. Ikiganiro rero barakagaruka, inkuru mba ngenda zibagezaho umunsi ku munsi. Ugomba kumenya neza ko ari kuri Josh Rwanda, ugakora subscribe, ugakora share, hanyuma ukajya muri comment ukatubwira uko ubyumva, ukatubwira niba twajya tubaha inkuru buri munsi cyangwa se tukayabaha kabiri mu cyumweru. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Niba ufite umuntu ukunda, nawe mujye mwikundanira, urukundo ni rwiza. Ndabakunda cyane, Imana ikandusha.